tuje kuganira n'Imana, tuje guhura nayo. Ngira mugenzi wawe ngo twaje guhura n'Imana. Haleluya. Aho Imana iri harangwa n'amashimwe, harangwa n'icyubahiro cyayo. Amen. Shimwe Mwami Yesu. Yesu barakazunguka Mwami wacu Yesu barakazunguka Mwami wacu Yesu Kongezwe mu maraso Mwami wacu Yesu Kristo ni nawe turabasiri karibeshi kongezwe mu maraso Mwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyo Ushimwe Mwami w'abami wagize neza Yesu kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi Juzuye mama oro Mugihe tuzakigeramo Tuzahimbaza Yesu Ijuru n'igihugu cyacu Juzuye mama oro Mugihe tuzakigeramo Tuzahimbaza Yesu Umukiza
yadusezeranye umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije turashima ibyo wadukoreye famiri tugaya turashimye ibyo wadukoreye famiri tugaya turashimye haleluya turashimye ibyo wadukoreye famiri tugaya 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 dushima Imana 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 turashimye ibyo wadukoreye famiri tugaya turashimye ibyo wadukoreye famiri tugaya turashima imirimo yawe mwami turabihamya kuri Imana muri iki gitondo turahamya kugira neza kwawe mwami uri Imana y'icubahiro n'abamaso yose yasha mwami uzahora uri Imana shimwe Yesu ibyo ukora byose mwami birabyemeza kuri Imana shimwe mwami w'abami irabyemeza urakwiriye mwami w'abami uri nyir'icubahiro uratangaje mwami nabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Mana biratemeza
uri hejuru y'ibyaremwe byose mwami ni wowe mwami nyiri icyubahiro ni wowe nyiri gukomera mwami ni wowe nyiri gusingizwa urakwiriye icyubahiro n'isabana gukomera n'ukwawe ninde bahwana nawe ninde basa nawe mwami wowe w'inyembaraga no uhambaye no muzi ubwiza bwawe witetse imana urabagirana kwawe mwami uratangaza mwami yawubanye nawe uri imana ikomeye uri imana ikomeye ihambaye uri imana ikomeye ihambaye tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango. Intego yacu ni uguhesha Imana icyubahiro dusoza inshingano twazwiwe na Kristo mu mwuka itegeko risumba yandi. Kandi dufite n'inkingi eshatu twubakiyeho, ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya mbere tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya kabiri tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Inkingi ya gatatu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Inkingi ya kane twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Inkingi ya gatanu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatandatu dutangiza amatorero y'ane ashingiye kuri Bibiliya dukomeza guhesha Imana icyubahiro. Intumbero yacu ni uko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ugendana na Kristo kandi ukorera Kristo. Intego yacu nkuru muri uyu mwaka ni ugukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba nkore bandebereho nka Gideyoni, kuko Imana yateguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera no kutwubahisha. Ushaka kumwe muri twe biroroshye cyane. Intambwe ya mbere niyo wateuza guterana natwe. Intambwe ya kabiri ni uguhaguruka tukakwakira mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu nyuma y'iteraniro abanyaruguru barakwegera bakakwereka uganira n'umushumba. Nyuma y'ikiganiro mugirana agufasha kumenya umuryango ufatizo ubarizwamo, cyane ko umuryango ufatizo ari ryo rembo rikwinjiza mu muryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Murakoze, murakunzwe. Intego nkuru y'itorero rya Harvest Bible Fellowship Rwanda ni uguhesha Imana icyubahiro dusohoza inshingano nkuru twasigiwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Mu rwego rero rwo gukomeza gusohoza iyo nshingano nkuru Kristo yadusigiye, nk'itorero dufite igikorwa cyiza cyo gusura igororero rya Rubavu. Reka twakire Pasiteri Ignace dusobanurire uburyo icyo gikorwa kizaba, igihe kizabera, uburyo kizakorwa n'abazagikora, ariko twese biratureba. Murakunzwe. Murakoze, kuko hari igikorwa cyo gusura igororero rya Rubavu. Icyo gikorwa rero uko twifuza kuzagikora, kubera ko muri ririya gororero hari abari kugororwamo benshi, bamwe bagiyemo badafite imyambaro, ibikoresho by'isuku ni byinshi bagenda babura, kuko abantu barimo bose siko banganya ubushobozi. Twifuje rero kugira ngo tuzajeyo kubagoboka, tukazajayo rero tariki 25 z'uku kwezi kwa 10 hazaba hari kuwa gatatu. Icyo gihe twifuza ko tuzagenda amateraniro tukayatangira saa 3 nguko bisanzwe,
tukageza saa sita. Tuzaba turi kumwe na korali Armag, niho tuzanajana n'ibikoresho byo gufasha abo bari mu gororero bafite ikibazo. Twifuza rero kuzajana imyenda. Imyenda rero ni imyenda y'abagabo gusa kuko ndabadamu bagororerwa hariya. Twifuza rero ko buri wese utwumva yabigira ibye, nguko ivugabutumwa ryacu rishingiwe ku byanditswe byera ryo jambo ry'Imana, kandi turigenderaho turyigisha tutarigoreka. Uzaba bifite azabizana, yabinyuza mu muryango ufatizo. Umuryango ufatizo uzabigeza kwa Kontabure Clementine ndetse na mwarimu Filipo, kandi wabishobora yahita bizana direkte akabiha Kontabure cyangwa Filipo. Numva ico gihe rero ari cyo gikorwa tuzakora cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko dukora n'ico gikorwa cy'urukundo. Murakoze. Gahunda z'icyumweru: kuwa kabiri tugira niba tuyitangira saa 11:40 z'igitondo ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Kubwimana Dani, umuvugabutumwa ni Pasiteri Hakizimana Jean Baptiste. Korali zombi zizaririmba. Kuri uwo mugoroba kandi tugira iteraniro ry'icyongereza ritangira saa 11 rikarangira saa 12. Kuwa gatatu tugira amateraniro y'umugoroba atangira saa 11 akarangira saa 12. Uzakira iteraniro ni Nzabonimpa Theophile, umuvugabutumwa ni Pasiteri Kubwimana Joel. Hazaririmba Chemchemi Choir na Worship Team. Kuwa kane tugira niba turitangira saa 11:40 z'igitondo ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Mugisha Betty, umuvugabutumwa ni Pasiteri Anastase. Korali zombi zizaririmba. Kuri uwo mugoroba kandi tugira gahunda y'abanyamurava aribo bagore itangira saa 10 ikarangira saa 11. Uzakira iteraniro ni Ingabire Providence, umuvugabutumwa ni Musabyimana Clementine. Kuwa gatandatu tugira amasengesho yo gusenga no kwiriza ubusa atangira saa 3 z'igitondo akarangira saa 8. Uzakira iteraniro ni Nsanzumuhire Donasi, umuvugabutumwa ni Pasiteri Batumanyeho Jean. Ku cyumweru tugira amateraniro abiri. Irya mbere ni iry'Ikinyarwanda ritangira saa 2:45 z'igitondo rikarangira saa 5. Irya kabiri ni iry'Icyongereza ritangira saa 5:30 rikarangira saa 7. Murakoze, murakunzwe. Haleluya! Imana ishimwe cyane ko iduhaye umunsi mwiza wo kuza mu nzu yayo, dufite imitima ishaka guhura nayo yiteguye guhura natwe. Ihabwa icyubahiro. Byashoboka ko hari imigozi myinshi yari kukuzirika, cyangwa se ukagira inkomyi nyinshi zo kuza mu nzu y'Imana, ariko kuba waje ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero Imana yakuzanye, bwira mugenzi wawe ngo mwicaranye babiri iburyo n'ibumoso umubwire ngo urakunzwe. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, ukunzwe n'Imana kandi ukunzwe n'abantu bayo. Imana ihabwa icyubahiro. Mpagurukijwe rero no kwakira no kwiyegereza abashyitsi bari hagati muri twebwe. Nimba hari umushyitsi uteranye natwe ari ubwa mbere, cyangwa se yaramaze iminsi adaterana natwe, tumuhaye ikaze nahaguruka kugira ngo tumwiyegereze. Imana ishimwe ku bwanyu. Abashyitsi bari hagati mu iteraniro, amen. Dukomere Imana amashyi, kandi ababegereye rwose mubasekere, mubahobere, mubahe ikaze mu nzu y'Imana. Imana ishimwe ku bwabo. Mwiyumve mwikaze. Iyi ni Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, aho itorero tubereye umuryango. Imana ishimwe cyane. Twagira umugisha wo guterana na mama Mushumba naho hari ari mu rugendo rw'ivugabutumwa. Mama, aho muhari mwahaguruka tukabiyegereza. Imana ishimwe ku bwanyu. Amen. Imana ishimwe. Turi kumwe n'umushumba wungirije Pastor Theogene, yahaguruka agasuza iteraniro. Imana ishimwe kubwe. Amen, amen. Yes, hari n'abandi bashumba nabo bafatanyije umurimo w'Imana, aho bari n'abafasha babo bihangane bahaguruke barambura ikiganza badusuhuze natwe tubiyegereze. Abandi bashumba, Imana ishimwe ku bwanyu. Turi kumwe na Reverend Dr. Bosco kuturuka i Musanze, nawe yahaguruka akarambura ikiganza twamwiyegereza. Imana ishimwe, aradukunda n'uwacu. Imana ishimwe kubwe kandi igumye kumugirira neza. Hari abaturutse Byangabo, abanyabyangabo mwahaguruka mukarambura ikiganza.
tukabiyegereza. Amen, amen. Bashyitsi beza, hano tugira amakora, dufite almag, mwarambura ikiganza aho muri kugira ngo abashyitsi bababone. Yes, Imana ishimwe ku bwanyu. Hari chemi kwaya nabo barambura ikiganza tukabiyegereza. Imana ishimwe ku bwanyu, Imana ihabwe icyubahiro. Dufite department nyinshi mu itorero, hari abanyamurava barambura ikiganza tu bose abanyamurava bahavese. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari n'abanyamuhati, abanyamuhati, yes, ngira ngo baraza kwakira n'iri tangazo ry'umwihariko baragezweho na Pastor Joel. Abantu batabizi, abanyamuhati n'abagabo n'abandi bari gutera intambwe yo kuzababo bo mu itorero. Ubwo rero nimba ubyumvise ari ubwa mbere umenye ko nawe ubarizwa mu banyamuhati bahavese. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe n'abanyarugwiro, abanyarugwiro aho bari barambura ikiganza. Yes, Imana ishimwe ku bwanyu kandi baho umugisha. Turi kumwe n'abadahungukirwa, murabazi? Okay, abadahungukirwa nimba bahari barambura ikiganza. Abakora isuku no kurinda ko urusengero rumera neza. Imana ishimwe ku bwanyu kandi Imana ibaho umugisha, Imana ihabwe icyubahiro. Turi kumwe nanone n'abadasobwa, mwari mubazi abadasobwa? Yes, hara muri studio za Harvest. Imana ishimwe ku bwanyu batuma amajwi atugeraho neza. Imana ishimwe ku bwabo. Arabona bagewera banza arabo ngabo. Imana ishimwe rero, mwese mwakoze kuza mu nzu y'Imana, mwakoze kwitaba umuhamagaro w'Imana wo kuza mu nzu yo kugira ngo duhure nayo ihure natwe, itiminjagire imigisha yayo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari indirimbo baririmbye ya Zaburi ya 93 ivuga ngo Uwiteka arakomeye kandi ari ku ngoma. None ibintu bibiri nakuyemo, ngo arakenyeye kandi ngo arambaye, ngo yambaye icyubahiro kandi ngo yikenyeje imbaraga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko wavuye mu rugo wenda wihebye urira, ariko gira ibyiringiro muri kitondo yuko Uwiteka agize gute, ari ku ngoma, arakomeye, yambaye icyubahiro kandi yambaye imbaraga. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe nawe, ntacyo tuzaba dufite byose. Imana ishimwe. Kuza mu nzu y'Imana rero, ibyo turonka abari umugisha uturutse ku Mana. Niyo mpamvu tuza mu nzu y'Imana tutaje amaramasa, ahubwo tuzanye ituro tubwira Imana ngo Mana, ibi ni kubyo waduhaye, ntabwo tuguhaye ngo duhe ngo uzadusubiza, ahubwo tumenye ko ibyo dufite twakiriye twabonye byavuye kuri wowe. None Mana tugusubije ku byawe. Imana tugire neza cyane. Tugira ibiciro bibiri byo gutura rero. Igice cya mbere kiba nonaha ni icy'amaturo y'amashimwe no guhigura imihigo. Tukaza kugira ikindi gice nanone cy'icyacu, gutanga icyacumi n'umutima ukunze. Rero nkuko wabiteguye, ituro ryawe rishyire hafi, tugiye gusenga. Uraza gutambuka imbere tubashe gutura turamya Imana mu byo yaduhaye. Hari uburyo butandukanye, udafite amafaranga kuri mu ntoki afatika, buriya buryo burahari n'abadukurikiye online. Hari World Remit, hari MTN, Momo, hakaba nanone na MoneyGram, cyangwa se uko Imana igushoboje ugatambuka hariya kuri Mako muri centre, ugaca kuri Komikoka ukababwira ngo aya mafaranga ni ituro nzanye kuri konti ya Harvest, bakwakira. n'Imana yagumya kuguha umugisha. Mana tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, data mwiza, urakomeye mwami, uri ku ngoma, wambaye imbaraga kandi wikenyeje icyubahiro. Nta yindi Mana ihwanye nawe mwami. Turagushimye kubw'ubuntu bwawe watugiriye muri Kristo Yesu. Turagushimye mwami ko watuzanye mu nzu yawe, tuje kukuramya no kuguhimbaza, dufite imitima mwami ikennye, Mana yifuza guhazwa nawe. Reka mwami rero, ubwo hari ababashishwe kuzana ituro, wakirira ituro mwami, kandi uryagure kugira ngo ribashe kwagura ubwami bwawe, bityo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Ugumye kubana natwe mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe bendera ryanjye, niwe kunesha kwanjye iteka,
Satani ntacyo azantwara, kuko Yesu yamunesheje. Yesu niwe kunesha, oya nta Satani, oya ntacyo azantwara, oya ntacyo ntinya, naratsindishirijwe. Mwami ye, mwami ye, niwe mugaba, ntacyo ntinya noneho, oya naratsindishirijwe. Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, niwe Golgotha. Urakwiriye, urakwiriye mwami, uri hejuru, uri hejuru, urakwiriye mwami Yesu, ni wowe wera. Hari ubwo Satana yibutsa gukiranirwa kwanjye, ko ashaka ko mva mu byizerwa, maze mubwira ko nababariwe byose. Hari ubwo Satana nyibutsa, uwo mwanzi w'ibibi ajya nyibutsa gukiranirwa kwanjye kose. Uwo ngo ntanyifuriza icyiza, anyifuriza ibibi, ariko mubwira ko nababariwe n'uwo mwami wanjye. Ntacyo ntinya noneho, nyano, naratsindishijwe, mwami Yesu, niwe mugaba, ntacyo ntinya noneho, nyano, naratsindishirijwe. Mwami Yesu niwe, mwami Yesu niwe mugaba, kunesha kwanjye ku Golgotha. Kuri uwo musaraba wawe mwami, niwo nshaka kwibera. Uwo musaraba niwo wabashije kunkuriraho imiziro yose, ubasha kumuza nawe, mbasha kubona agakiza kawe mwami. Kumusaraba, kumusaraba niwo nkura kunesha, niho Yesu, niho Yesu yatsindiye Satani. Niyo mpamvu mpora mpamya ko nzajyanesha, kuko Yesu yaneshe. Kumusaraba, kumusaraba, kumusaraba wawe mwami, kumusaraba wawe Yesu, kumusaraba wawe, aho ngaho niho naboneye imbaraga mwami. Iyo mpamvu kunesha kwanjye kuvi, oya ntacyo ntinya noneho,
ntacyo ntinya noneho naratsindishirijwe mwami Yesu ndi we mu kunesha kwanjye ku Golgotha. Haleluya, haleluya. Katwongere duhaguruke turamye Imana twese dushima Imana yatuneshereje ku musaraba Golgotha, niyo gushimwa. Kadusome Zaburi ya 136 murajya munyikiriza ijambo rya nyuma riravuga ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Uwiteka umwami w'abami kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremesheje ijuru ubwenge kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime yasanzuye isi hejuru y'amazi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ibiva bikomeye kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro kuko imbabazi zayo. Nimushime iyakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babikabica kuko imbabazi zayo. Igarura Abisirayeli hagati yabo kuko imbabazi zayo. Ibakujeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse kuko imbabazi zayo. Nimushime iyatandukanije inyanja itukura kuko imbabazi zayo. Igacisha Abisirayeli hagati yayo kuko imbabazi zayo. Mana yacu ishimwe. Amen. Y'ubwiza wuzuye icyubahiro. Uhoraho uri mwiza mwami, uhoraho we uri mwiza. Wewe wisakaye ubwiza bwawe mwami, wisaka y'ubwiza wuzuye icyubahiro no gukomera kwawe Yesu. Turagushimye muri iki gitondo mwami w'abami. Turavuga imirimo yawe ikomeye. Uhoraho, uhoraho we uri wisaka y'ubwiza bwawe mwami urakwiriye. Wisaka y'ubwiza. Ibizima n'abakuru bahora bakuramya bavangurera Yesu. Natwe abera bo mwinshi turashima izina ryawe mwami. Ni wowe udendeje mwami, ni wowe uhambaye Kristo. Uhoraho, uhoraho we uri mwiza. Wisaka wisaka y'ubwiza wuzuye
uhoraho uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, umurava wawe ni uw'ibihe byose, kandi nta kindi cyatuzanye ni uguhura nawe, ubwiza bwawe bukuzura muri twebwe, kugira ngo abatwumva, abatubona, aho dutuye, aho tugenda, ntibabone twe, ntibabone abantu b'imbaraga, ntibabone abantu b'ubwiza, ahubwo babone ubwiza bwawe. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza tumaze turi mu bwiza bwawe, kandi ukaba ugiye kutuganiriza, ariko uganiriza imitima yacu kugira ngo umuntu waje ahere gutaha uko yaje, ariko uwageze aho wese atahanye ubutumwa bwawe. Uwaje ababaye atahana umunezero, ufite ibibazo yakira igisubizo cye, uwari ugiye gucika intege yogezwemo imbaraga mwami. Abari batinze mu masezerano reka basubizemo imbaraga, bahagarare bashikamye bategereza isaha yabo yo gutabarwa. Urakoze kuri Imana nziza yumva gusenga, icyo kibi cyo n'iteka ryose, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Abageze mu nzu y'Imana, ni umwanya mwiza kugira ngo tuganire n'Imana, ariko banza usuhuze mugenzi wawe, umuhe ikaze mu nzu y'Imana, umubwire ngo urakunzwe, umunezererwe, yego umubwire ati tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Rero singira Bibiliya yawe, niba atayifite uzi icyo umubwira, wowe urabimenyereye. Utafite Bibiliya aragowe. Aha Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo ridutunze, haleluya, niryo ryaremye byose, niyo mpamvu tureza agaciro. Hari ibintu bibiri ngiye gukora. Ikintu cya mbere ndagira ngo nakire umuvandimwe Pastor Kanani Fidel, ahaguruke adusuhuze mu izina rya Yesu. Imana imumugisha guterana natwe, yaturutse Nyaruguru mu majyepfo aza kudusura, so Imana imumugisha. Reka nanone tugiye kwiyegereza abanyamuhati bose, baratambuka imbere bihuse. Abanyamuhati turavuga abagabo, ariko n'abandi twashyizemo bahere ku myaka 21 babagabo guhamya Yesu batari bubaka urugo, nabo batambuka imbere bose bihuse, bihute bere gutinda. Ariko abadamu n'abakobwa mukomera amashyi abanyamuhati rwose, mubakomera amashyi rwose abanyamuhati.
umva abafotozi mudufatira ifoto byihuse cyane. Yego irakenewe byihuse cyane. Ariko si abakobwa mukoma amashyi cyane nimubona abasore bahagurutse nakazi kanyu. Aha. Oh, Imana bamugisha rwose. Murabona ahubwo rya torero n'abagabo gusa. Mwajyaga mutubeshya. Bajyaga mutubeshya abadamu, abanyamurava bajyaga mutubeshya, none uziko duhari. Turahari pe. Ariko si kwara batagaragara. Mwahagaze neza na hano hejuru. Abashumba mutambuke muhagarare hejuru kugira ngo niba dufata ifoto bigaragare ko twese turimo. Hayeri kugira bihisha. Tugomba kugaragara twese ko rwose twari duhari abagabo. Ntagire uzabura. Daniel kuri kujya inyuma. Dore hari umuntu wagiye inyuma, abandi baze hano gutye. Nta kibazo hano. Ni karibu rwose. Bari he ba Dieudonné ko ntari kubabona? Bari he? Ba Gasore bari he? Baraje. Mubandebere nabo nibo nshaka cyane. N'abashuti n'abakordona barari nubwo ari kuhaga byuma. Dieudonné nagwamagaye yihuti. Na Dieudonné natambuke namubonye naze. Ura ntuhagarira abaseribateri bose. Hallelujah. Turashima Imana rero. Uyu munsi tariki 8 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 10 ku mugaragaro hatangiye gahunda twitwa Man Up. Nuvuga ngo nukuba umugabo nyamugabo. Ni gahunda tugiye gukora mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 12 tukazayirangiza mu kwa 10 na kangahe? Na kabiri. Kandi mu kwa 12 tuyirangiza tuzashaka nk'ikimasa tugishyirara tukibage tukirye rwose nk'abantu b'abagabo. Ariko ntago tugiye kwicara hariya ngo turye tunywe, ahubwo tugiye kurwanya ibihanda 10 na bibiri byibasiye abagabo. Tugiye kurwana nabyo. Niyo mpamvu abagore n'abakobwa mwebwe namwe akazi kanyu ni ugusengera iyi gahunda kugira ngo umugabo azave muri iyi gahunda yabaye umugabo nubundi yarasanzwe ari umugabo, ariko turashaka kuba umugabo wa undi Kristo agize ute ashaka yishimira. Urwanya ibihanda turabizi twabinyuzemo, none tugiye kugenda kimwe ku kindi. Rero ni gahunda nziza. Abakobwa rero nibo bagombye kuba bishimye cyane. Noneho twari dufite abasore yirwa kubeshya kubwira ubu azava muri gahunda akubwira ijambo nyajambo, kuko azaba yabaye wa undi utaza ngo ndashaka ngo sheri azaba bati ndashaka umufasha, azajya akubwira itariki. Nibyo twifuza. Ubwo rero ni gahunda nziza kandi ni gahunda itari gukorwa mu Rwanda gusa, ahubwo ni ku isi yose. Akaba ari na gahunda iri mu rwego ngo dutangize ku mugaragaro gahunda y'abanyamuhati. Ngira ngo twarahuye turaganira, ariko noneho gahunda ya Man Up officially today turayitangije ku mugaragaro. Hallelujah. Buryo abagabo turaza guhura uyu munsi tuze kuganira kugira ngo twumve amatsinda tuzagira ute tuzakoreramo. Ntago turatinda, ni saa 9:30 saa 10 turangije, kugira ngo buri wese amenye itsinda azabagize ute azabarizwamo azabarimo, kuko ntago twakora igihiriri bisango twige mu matsinda kugira ngo abantu bigene neza. Rero tugiye kwakira Dr. Bosco atambuke asenge ashima Imana kubwi gahunda. Kandi nkuko nabivuze rwose mu bantu bazajya ku mavi cyane mw'abakobwa mwitangira ureba ati Imana rero ndi gusenga, dore nari narabuze umugabo kandi ngabari imbere bagize ute barahagaze. Mujye mumenya kwa turisengesho ngo ujya ngo Mana uranzi, Imana irakuzi nyine vuga ngo uranzi, ariko ngeze igihe cyo kugira ute cyo gushaka. Kandi abagabo barari ngaba muvuvunyure mu biganza by'Imana umusabe. Abagore vuga ati Mana hari ikibazo twa dufite mu rugo, ariko turasenze iyi gahunda umugabo wanjye azayivemo cya kibazo cyagize ute cyakemutse. Imana yacu yumva gusenga. Karibu Dr. reka asengera twese. Nziza Mana ikiranuka, uyu mwanya turi imbere yawe. Amen. Hari abagabo bahagaze imbere yawe, uyu mwanya tubagushize mu biganza kugira ngo ubakoreshe abagabo nyabagabo, abagabo baguhamya, abagabo barangwa n'urukundo kandi barangwa no kuyoborwa n'ijambo ryawe. Gahunda itangiye nonaha turakuraritse kugira ngo wigaragaze, kugira mu bihe biri imbere tuzabe dufite itsinda abandi bigiraho hanze y'itorero
babone ubuhamya buzana abandi kuri Yesu. Ukomeze ubane natwe kandi muri uru rugendo tugiye kujyamo twiga izi nyigisho utubere umwarimu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Turashima Imana kandi turagira ngo nkuko Dr. Senza bivuga iyi gahunda izaba umusemburo w'impinduka mu ngo atari zacu gusa bwo n'iz'abaturanyi aho dukorera kugira ngo ingo zacu zibe ingo za Gikristo zihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Abashyitsi nitwa Pastor Kubwimana Joe, tubahaye ikaze. Twishimiye ko mwaje guterana natwe. Tugeze mwanya mwiza aho turi kwiga ijambo ry'Imana. Kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda tugira gahunda yuko nta kindi tubwiriza. Inkingi twubakiyeho ari ya mbere nubwo ari Kristo, ariko ya mbere twubakira kuri Kristo ngo tubwiriza ijambo ry'Imana tutagize ute, tutarigoreka. Aho twiga Bibiliya neza igice cyose, igitabo cyose, tugahera ku murongo wa mbere tugasoza icyo gice, twiga igika kugika tukamenya ubutumwa buri mu ibyo. Ntago tuza ngo turebemo akarongo tugafate, kuko umusambanyi ashatse kureshaka imirongo imurengera muri Bibiliya yayishaka akayibona, kuko na Satani haravuga muri Bibiliya. Ubwo rero yarebesha amaso ya Satani, kuko Satani yarebye akabwira abantu, akabwira Yesu ngo ibi byose narabigabanye, ngo nundamya ndabiguha, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo isi nibiyuze n'ibyiki nibyo Uwiteka. Satani nawe ajya goreka ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twebwe tugira gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana tutagize ute, tutarigoreka. Akaba ariyo mpamvu dushishikariza buri mukristo wese gutunga Bibiliya. Telefone ntabwo ari Bibiliya, nibyo wayigendana, nibyo wayishyiramo ukaba uyifite, ariko isaha ntabwo ziba zizewe nyinshi. Ntabwo tuba tuzi ni bande bazishyizeho, ese imirongo irimo iruzuye, ninde wakoze editing, ariko iyi tuzi ko iba yaciye mu biganza bya Société Biblique. Ihuriyeho n'amatoro menshi, tuba tuzi ko harimo abantu bakijijwe bagenzura cyane ko Satani yarateye. Hari abari kuzana inyigisho z'ubutinganyi, hari abari kuzana inyigisho zihindura, ari nk'abavuga ngo genderless Bible. Imana bakavuga ngo Imana ntabwo ari umugabo, ntabwo ari kimbesi, nta genre igira. So hari ibintu byinshi, hari environment iki, abantu benshi bari kuzana perspectives zitandukanye. Bibiliya iri kugenda ihindurwa mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu dukeneye gukomera ku ijambo ry'iki ry'Imana. Hano Bibiliya zirahari, gura Bibiliya. Uje rero wa mushyitsi we, turi kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turi kwiga, tuvuga ngo intego nyamukuru iki gitabo irimo byose iravuga ngo nabadatezuka, nabadasubira inyuma, nabadacecekeshwa. Haleluya. Kuko ni igitabo dusangamo abagabo, abagore bakoreye Imana mu buryo budasubira inyuma, mu buryo budatezuka, mu buryo budacecekeshwa. Batewe amabuye ba Stefano ariko ntibacecetse, bahesheje Imana icyubahiro. Ba Paulo barakubiswe ariko ntibacecetse, bakomeje kugenda imbere, batangiza amatorero. Petero nuko, twavuga benshi cyane, hari amazina y'abagore ba Lidia n'abandi, ariko abo bose bakoreye Imana mu gihe cyabo, ntibigeze baceceka. Haleluya. Niyo mpamvu natwe twafashigirwa ngo twige igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tureba uko itorero, amateka y'itorero, ariko noneho n'ibyo itorero rya mbere ryakoze mu rwego rwo gusohoza inshingano nkuru twasigiwe nande na Kristo, ariyo kugenda mu mahanga yose, duhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, kugera ku mpera y'isi. Uyu munsi rero tugeze ku murongo wa kangahe? Babakopeje deja, babakopeje. Twihuse cyane, reka dusome, duhere ku murongo wa mbere, tumanze dusome aho twahereye. Teofilo we, ntabwo ari Teofilo wuriye. Avuze Teofilo, ndibuka mu kanya bavuze Filipo, navuze benshi ntabwo bamumenye. Filipo we, haguruka bakumenye rwose, ni Filipe. Abantu benshi rero mwatwana zira ndimi z'amahanga, buriya hari abari basha Filipo ninde? Filipo ninde? Nawe wari ukibaza ngo Filipo ninde? Ni Filipe rero twamubonye, twamumenye. Hari Filipe turaza kongera kubereka na comptable, n'ubundi mukanya araza kugaruka Pastor Inyasa, arundi utwa bafite araza kubahamagara baza imbere kugira ngo abantu bababone. Ariko turaza no kubigarukaho ibyo byose bikorwa bizakorwa birimo no gusura imfungwa. Reka dusome rero. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa, ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati
ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya yose ni Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo mushumba yatangizaga, tugeze kuri uyu murongo hari ikintu yatubwiye ko uyu murongo ari iki. Turi gusubiramo. Yavuze ko uyu murongo ari iki? Ni samari, ni incamake, ni izingiro ry'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyose. Niyo ntego nkuru, kuko ni igitabo kirimo yuko abazera ba mbere bahawe imbaraga barangije bagura ubwami bw'iki? Bw'Imana. Niyo mpamvu n'umurongo ugomba gufata mu mutwe ukawuca akarongo, nawe ukavuga ngo nzahabwa imbaraga umwuka wera, nanjye nzabwiriza mere mu rugo rwanjye, mu baturanyi, ku isi hose nzahakwiza ubutumwa. Haleluya. Ku murongo wa 9 amaze kuvuga atyo, azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima ugize ute? Uhuye. Mbere ko dukomeza, kuko iyo turi kwiga igitabo bisa ngo tumenye ibintu, hari abajya bavuga ngo Mariya ntabwo yigeze abyara abandi bana, yabyaye Yesu gusa. Ariko mu byatumye abantu biwabo havuka bamwanga, baravuga ngo uriya ngo ni mwene Yosefu. Ngo bene se ninde? Ntabwo mubazi. Ninde? Ni Yakobo? Ni Yuda? Atari Iskariyoti nyine. Dufite urwandiko rwa Yuda ego. Ngo n'abashiki be tubana nabo. Kuko biravuga ngo Mariya yarabye ngo Mariya witinya kurongora umugeni wawe. Bambe Yosefu. Harakomeza ngo ntiyaryamana nawe kugeza agize ute? Abyaye. Abavuga ngo rero Mariya yabaye umurinzi, ntabwo yari umurinzi, yari umugabo wande. Yosefu ntabwo yari umurinzi wa Mariya, yari umugabo wa Mariya. Nyuma yuko babyaye Yesu, yabyaye abandi bana. Ariyo mpamvu Yesu bari bamufataga ngo ni mwene w'umubaje, ni umwana w'umubaje. Hano rero bavuze ngo bene se ni harimo Yakobo na Yuda, nabo bari bahari. Cyane ko abazi Bibiliya neza, Yakobo uyu ariwe mwene se wa Yesu, niwe wahise uba n'umuyobozi w'itorero rya mbere ry'i Yerusalemu. Abadacecekeshwa, abadasubira inyuma, abadatezuka, nibo turushaka kwiga ngo natwe tube abo. Ariko hari ikibazo twibajije dutangira ngo ese ko maze kuba umukristo, ko maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nkurikizeho iki?